baratubwira ngo uko amatara akoreshwa. Twagiye tubona uburyo butandukanye amoko y'amatara, tuyanyura hejuru tuzayabona ku buryo bwimbitse, aribwo duhereye ahangaha. Rero ni ingingo ya 41 ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byacyo, umuvuduko, birabujijwe gukoresha andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe cyangwa ibiteganywa n'iri teka. Ni ukuvuga ngo kuba wakoresha andi matara cyangwa utundi tugarurarumuri birabujijwe, keretse gusa amatara cyangwa utugarurarumuri biteganywa n'iri teka. Noneho baratubwira ngo imaze kuvugwa ntibyerekeye gukoresha amatara ari imbere mu modoka mu gihe bitabangamiye abandi bayobozi. Amatara ari imbere mu modoka aba yatabangamiye abandi bayobozi, ushobora kuyakoresha niba atabangamiye abandi bayobozi b'ibindi binyabiziga, ari amatara aba ari imbere mu kinyabiziga. Dutangire rero n'amatara ndanga. Amatara ndanga twabonye ko ari amoko abiri, hari amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma. Amatara ndangambere twabonye ko ari amatara aranga ikinyabiziga kandi akagaragaza n'ubugari bwacyo burebewe imbere, mu gihe amatara ndanganyuma ari amatara aranga ikinyabiziga kandi akagaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma. Aya matara bakunda gukoresha ikinyabiziga gihagaze ahantu, amatara akaguma yaka. Baratubwira ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi biba bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ukuba mu nzira nyabagendwa kw'abagenzi, kw'ikinyabiziga, kw'imitwaro n'amatungo kugomba kugaragazwa mu buryo bukurikira. Niba ikinyabiziga kitabasha kubonekera muri metero 200 ngo ube wakibona, niba imitwaro, inyamaswa bitagaragarira muri metero 200 ngo bibe bigomba kugaragazwa mu buryo bukurikira. Ibinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande bigaragazwa n'iki? Ibinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande bigaragazwa imbere n'itara rimwe ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, ririya tara nyine riba riri imbere. Naho inyuma ni itara rimwe ritukura, ariyo bitara ndanganyuma. Noneho ibimaze kuvugwa ntibikurikizwa ku binyabiziga bimaze kuvugwa haruguru, ziriya velomoteri nyine n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, ntibikurikizwa iyo kubera uko byahanzwe bidafite batiri kandi bikaba bihagaze akanya gato cyangwa kanini mu rusisiro kimwe no ku ruhande rw'umuhanda. Velomoteri, ipikipiki, ibinyamitende iyo uko byakozwe bitakoranywe batiri kandi bikaba bihagaze ku nzira nyabagendwa, ariya matara ntiyakoreshwa kuko yakomeza kwaka ari uko hakoreshejwe batiri byakoranywe. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bitari velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ku ruhande, inyuma ni amatara abiri atukura ariyo bita amatara ndanganyuma. Ubwo ibindi binyabiziga bitari velomoteri niyo amapikipiki, ubwo ni nk'imodoka nyine. Imodoka tuzi ko inyuma irangwa n'amatara abiri atukura ariyo bita amatara ndanganyuma. Imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwaho kimwe n'amatungo nabyo bigomba kurangwa imbere n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa se n'icunga rishije, ariyo tara ndangambere, inyuma bikarangwa n'itara rimwe ritukura ariryo bita itara ndanganyuma. Aya matara ashobora guturuka ku isoko imwe itanga ahagana imbere urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo cyangwa se rusa n'icunga rihishije, kandi igatanga inyuma urumuri rutukura, cyangwa ayo matara agasimburwa n'itara rimwe ritanga mu byerekezo byose urumuri rusa n'icunga rishije cyangwa rw'umuhondo. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ari itara rimwe, tuzabona ku ngingo ya 82, ushobora gusanga ari itara rimwe ribonesha ku mpande zose, ariryo ryaranga izo nyamaswa cyangwa se ayo matungo ari mu nzira nyabagendwa. Hano ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatanira imirimo nabyo byarangwa n'ariya matara abiri atukura inyuma, amatara ndanganyuma. Ibyo binyabiziga bipfa gusa utarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, kandi uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Hano hari abahoze babaza ngo uburebure bwa metero 6 bw'ikinyabiziga, ngo ni ukuva hari imbere ku itara ry'imbere kugera ku itara ry'inyuma nibwo burebure bw'ikinyabiziga. Ubuhagarike tuzabona ko ari ukuva hasi ugana hejuru
Noneho ngo ibindi binyabiziga iyo bigenda mu muhanda bigomba kugira imbere itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa se n'icunga rihishije riri ku ruhande rw'ibumoso bw'ikinyabiziga. Tuzabona ko itara ndanganyuma rishyirwa hegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Tuzabona ku ngingo ya 76 igazeti. Burya ibintu byinshi bigenda bigaruka biruzuzanya. Ikindi ngo inyuma n'itara ritukura riri ku ruhande rw'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ayo matara ashobora guturuka ku isoko imwe ishobora gutanga urumuri rwera cyangwa se n'icunga rishije kandi igatanga ahagana inyuma urumuri rutukura. Amatara ndanganyuma yose burya abatukura, yaba rimwe yaba abiri abatukura. Noneho kuri hano baratubwira imirongo y'ingabo. Iki kintu cyumve neza, ashobora kukikubaza rwose ugasanga urajijinganyije. Ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'impererekane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, ni ukuvuga ngo tujya tubona abasirikare benda ku murongo ariko bakoze umurongo umwe, ariko igihe bazakora umurongo bakoze nk'ibiri cyangwa itatu, ku isonga hari imbere hari abantu barenze umuntu umwe, mbese bagiye babangikanya nka kumwe twabonaga abanyeshuri batonda umurongo ari 30, numva imbere hari 3 n'inyuma hari 3. Rero iyo bakoze imirongo ku isonga hakaba hari abantu barenze umuntu umwe, icyo gihe iyo mirongo yawo bonayo nijoro igomba kugira ibimenyetso biyiranga. Imirongo y'ingabo z'igihugu zigenda kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'impererekane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, imbere barangwa n'itara ryera ritwawe n'umuntu uri ku ruhande rw'ibumoso. Uwo muntu uri ku murongo w'imbere nyine hari imbere ahagana ibumoso hari itara atwara. Atwara itara rero ryera, inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu n'uwundi uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Noneho impande z'iyo mirongo cyangwa z'utwo dutsiko, iyo uburebure bwazo burenga 6 metero, niba uwo murongo bakoze ufite uburebure burenze 6 metero, impande z'iyo mirongo zigomba kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa n'amatara menshi ashobora kuba yera cyangwa y'umuhondo cyangwa se asa n'icunga rihije. Nyine niba bakoze umurongo ufite uburebure burengeje 6 metero, ubwo urumva ayo matara twajya kuyasanisha n'aya matara ndangaburumbarare ashyirwa ku kinyabiziga gifite uburebure burenga 6 metero n'ubugari burenga 2 metero na santimetero 10 habaremo ibyo cyikoreye. Rero ngo impande z'utwo dutsiko cyangwa se z'iyo mirongo, impande z'iyo mirongo cyangwa se z'utwo dutsiko iyo uburebure bwazo burenga 3 metero, zigomba kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa n'amatara menshi yera cyangwa y'umuhondo cyangwa se asa n'icunga rihishije. Imitwe y'ingabo ziri mu myitozo nitegetswe kugira ibimenyetso biziranga. Muri icyo gihe ibigomba gukorwa kugira ngo abagenzi bagire umutekano bitegekwa na Minisitiri ushinzwe ingabo z'igihugu. Aho kantu karumvikanye ko imitwe y'ingabo ziri mu myitozo idategetswe kugira ibimenyetso biziranga. Ejo batazakubaza ngo imitwe y'ingabo ziri mu myitozo yari nijoro irangwa n'ibimenyetso ibi. Reka da, ntabyo tubonye. Baratubwiye ngo imitwe y'ingabo ziri mu myitozo ntitegetswe kugira ibimenyetso biziranga. Muri icyo gihe ibigomba gukorwa kugira ngo abagenzi bagire umutekano bitegekwa na Minisitiri ushinzwe ingabo z'igihugu. Tukajya rero ku matara ndanga ya za romoroke. Twabonye ko ari ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Noneho iyo romoroke ziziritse ku binyabiziga twahoze tubona haruguru, velomoteri, ipikipiki, ibinyamitende, icyo gihe zirangwa nazo n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroke inyuma. Iyo uburumparare bwayo cyangwa ibyo yikoreye bituma itara ry'icyo kinyabiziga kiyikurura ritagaragara. Romoroke yakingirije itara ndanganyuma ry'ikinyabiziga kiyikuruye, icyo gihe kuri romoroke ngo hazashyirwa itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroke inyuma. Iyo ziziritse ku bindi binyabiziga byose bitari ziriya za velomoteri n'amapikipiki n'inyamitende, icyo gihe zo ngo zirangwa n'amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma ateganyijwe ku binyabiziga bikurura. Iyo ari ku bindi binyabiziga nk'imodoka, ubwo zigomba kugira amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma nk'ay'ibyo binyabiziga biyikuruye. Niba ari imodoka ifite amatara 2 ndanganyuma, ubwo no kuri romoroke ayo matara ndanganyuma 2 niyo azashyirwaho. Ibyo nibyo by'ingenzi twabona hano ku matara ndanga.
ngiyo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini, gukoresha amatara ateganywa yayandi ndanga twabonye haruguru ku gika cya mbere nyine. Iyo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini, gukoresha amatara ateganywa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo bitegetswe gusa iyo amatara yo ku muhanda adatuma ikinyabiziga kigaragara neza muri metero 100, kandi n'igihe ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini inyuma y'imyanya yabiteganyirijwe. Ni ukuvuga ngo niba ikinyabiziga cyawe ugihagaritse ahantu ku muhanda, ari amatara yo ku muhanda akaba atabonesha ngo abe yageza muri metero 100 ubashe kukibona aho gihagaze, nibwo ugomba gukoresha ariya matara ndanga. Amatara ndanga mbere n'amatara ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, habarwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, ni ukuvuga ngo ari amatara ndanga mbere na ndanga nyuma ashobora kuba yasimburwa n'ari amatara yo guhagarara umwanya munini y'ikinyabiziga. Itara cyangwa amatara yo guhagarara umwanya munini ku ruhande rw'umurongo ugabanyamo kabiri niyo yonyine agomba gucanwa. Amatara kamenabihu twarayabonye ko ari amatara akoreshwa, niba ari kamenabihu imbere abonesha imbere y'ikinyabiziga igihe cy'igihu cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa cy'umukungugu. Yaba kamenabihu inyuma twabonye yuko aranga ikinyabiziga ndetse akagaragaza n'ubugari bwacyo mu gihe hari igihu, hari imvura nyinshi cyangwa se hari umukungugu. Rero ngo amatara kamenabihu y'inyuma niyo batubwira aha, ntashobora gukoreshwa atari uko inkomyi zo kubona neza imiterere y'ikirere mu buryo bwo kubona neza nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi ntawe ubona hirya ya metero 100. Ni ukuvuga ngo niba imodoka ihagaze ahantu hakaba hari igihu, hari imvura nyinshi, hari urubura cyangwa umukungugu, icyo gihe amatara kamenabihu y'inyuma arakoreshwa niba utabasha kuba wayibonera muri metero zigeze ku 100. Isomo rizakurikira iri ngiri rizakomeza kugenda ritwereka ibigendanye n'aya matara. Tuziga amatara ari muri 18, tuziga aho agaragarira, hari agaragara hari n'abonesha. Agaragarira muri metero zingahe, abonesha muri metero zingahe. Tuzabona aho yashyirwa uvuye ku butaka, ni ukuvuga ngo ufite igazeti aze kureba kuva ku ngingo ya 75 kugeza ku ngingo ya 82, aho hose tuzabona ibintu bijyanye n'amatara. Tubisubiramo rero, twari tubonye yari amatara ndanga aranga ikinyabiziga akaba yagaragaza n'ubugari bwacyo. Twabonye n'aranga za romoroke, tubonye n'ayaranga impererekane cyangwa se imirongo y'ingabo cyangwa se imirongo y'abanyeshuri bashoboye n'abarimu. Bya bindi twabonye ku ngingo ya 38 ko tubujijwe kwata. Tubujijwe kwata umurongo w'abasirikare cyangwa ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu bigenda ku murongo, tubujijwe kwata umurongo w'abanyeshuri bashoboye n'umwarimu, tubujijwe kwata uruhererekane. Urumva ko nibyo tubanje kureba by'ibanze amatara abiranga. Ndumva 43 hakurikira tuzareba noneho amatara maremare n'amagufi, gutyo itara ukwaryo uzajya agira ikibazo azajya abaza. Ariko muri rusange tubonye ko ikinyabiziga kitabasha kugaragarira muri metero 200, inyamaswa cyangwa se amatungo biba bigomba kurangwa hakiri kare. Murakoze, ndabifuriza kugira ibihe byiza kandi mukomeze mushyiremo umwete. Yari mwarimu wanyu nk'ibisanzwe Maxime Kayumba, Imana ibahe umugisha.